Kristo akuzwe. Kristo akuzwe. Aho kuruhande rw'ubumoso muranyumva ajya kujya mwicara bavuga ngo tukibuze reka kumva ariko niba mwumva Imana ishimwe. Kristo akuzwe. Tumaze kumva amagambo meza ijambo ry'Imana mu kanwa k'umuhanuzi Izayi yahanuraga ibigiye kuzaba kuri Yesu Kristo. Ni Pasika ya Nyagasani. Iyo turebye amagambo ye ni Pasika ya Nyagasani yahanuraga. Kristo akuzwe. Yahanuraga ko Yesu Kristo azasuzugurwa, agatereranwa, akicwa urw'agashinyaguro, azira ibyaha byacu, ibyaha byanjye nawe, maze urwo rupfu rukadukomorera amahoro. Kristo akuzwe. Urwo rupfu rukadukomorera amahoro, ariko ntabwo ari gratuit. Ntabwo ari kudukomorera amahoro gutya ngo twicare dukomorera amahoro. Abo gukomorerwa amahoro n'urupfu rwa Kristo ni abamwemera. Kristo akuzwe. Turasabwa kwemera kugira ngo dukomorerwe amahoro binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo. Ese uyu munsi duhagaze dute? Turi kuvuga bityo gihe. Uyu munsi duhagaze dute? Ese turamwemera? Ese ntabyo twimitse mu mitima yacu uyu munsi bigize ya mitwaro yajyanye Yesu Kristo ku musaraba? Kristo akuzwe. Mu mwanya wo kwisuzuma njyewe nawe uyu munsi kuri umunota ngo Yesu yagiye ku musaraba ari imitwaro y'ibyaha byacu mujyanye. Ese uyu munsi ntabwo turimo? Uburyo dutekereza, uburyo tuvuga, uburyo dukora niyo dutanze, kuko hari igihe dutanga tugatangana iki umutima mubi bikabibaye imfabusa. Kristo akuzwe. Uburyo tubamo ntabwo ari ya mitwaro yajyanye Yesu Kristo ku musaraba. Yahanuye Pasika, ariko ni Pasika ya Nyagasani yahanuye. Bivuze ko na mbere yaho hari Pasika. Nagira ngo tuze kureba inkomoko ya Pasika ya mbere, kuko haje Pasika ya kabiri ari Pasika ya Nyagasani. None tunarebe niba hashobora kuzabaho Pasika ya gatatu. Ese hari indi Pasika izaza? Kristo akuzwe. Mbere ya Yesu Pasika yariho. Iyo turebye mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 12 umurongo wa 25 na 26 baranditse ngo abantu barangi nibabaza ngo uwo muhango mukora uvuze iki, muzabasubize muti ni igitambo cya Pasika dutuye Uhoraho, kuko yahise imbere y'ingo z'Abayisiraheli igihe bari mu Misiri, akica Abanyamisiri, nyamara akarokora ingo zacu. Kristo akuzwe. Aho niho Pasika ya mbere yakomotse, ubwo Imana yanyuraga ku ngo z'Abanyamisiri ikabarimbura, nyamara z'Abayisiraheli ikagira ite ikazikiza. Tujya tuvuga ngo iyo mu Misiri ubwoko bw'Imana bwavuye mu Misiri ku ngoyi ya Farawo. Ese bagezeho bati? Kristo akuzwe. Umutoni w'Imana Aburahamu, umunsi umwe Imana yaramuraritse ati nshakira igitambo hanyuma tugira n'isezerano. Kristo akuzwe. Aburahamu ashaka igitambo aragitamba, inkongoro ziza kukirya. Aburahamu arazishushubikana, ariko bigeze nimugoroba, akabeho nimugoroba karaza kavangamo n'ubwoba, Aburahamu arasinzira. Kristo akuzwe. Imana iraza Aburahamu, menya ko ubwoko bwawe abagukomokaho bazasuhukira mu gihugu cy'amahanga bakamarayo imyaka 100 yose. Kristo akuzwe. Twice umwuka w'ubwoba n'umwuka w'ibitotsi. Kristo akuzwe. Ibitotsi nibyo byatumye Abayisiraheli basuhukira mu Misiri bakamarayo
umwuka w'ibitotsi tuwirukane. Murumva ukuntu ibitotsi ari byatumye ubwoko bw'Abayisiraheli bumara imyaka 400 yose uburetwa mu Misiri. Bavuye gute? Ari naho Pasika ya mbere yatangiye. Nabwo Imana yabasabye igitambo anyo Pascal, inama ya Pasika muyibage, abwira nuko zahita n'ikibigiyemo, ariko ikigenzi ababwira ngo muzashyira amaraso ku ngo zanyu, nzahita ku rugo ruriho amaraso nk'ikimenyetso, ndi muri ngo zitariho amaraso, iziriho amaraso zikire. Kristo Yesu akuzwe. Uzakabaye n'uwo kwa Farawo umunyamisiri wagize ubwenge agakopera akabibonera agashyira amaraso ku rugo rwe. Imana nizo ntabwo amuri. Kristo Yesu akuzwe. Tujye tuba amaso turwanire ikimenyetso. Bakristo bavandimwe, niba twicara nta kimenyetso dufite cy'abana b'Imana, ntacyo twicaranye. Dushaka ikimenyetso. Ikimenyetso ntabwo ari uguhaguruka ngo uje mu misali, uje mu makarismati, ugiye kuririmba, uje muri twibato. Icyo kimenyetso ni gihagije. Ari ikimenyetso Imana ishaka ku mutima. Uko ukora byane ukicarana ikimenyetso, Imana yakugeraho ikavuga uti uyu mubanye. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ari gutura, ushobora gutura n'umutima mubi. Ntabwo ari twibature, ntabwo ari ugufasha. Ushobora gufasha ukaba ntagafasha, cyangwa ugafasha uri kwifotoza. Kristo Yesu akuzwe. Tugire ikimenyetso kizima. Ikimenyetso tugerane. Igihe cya Yesu naho, Yesu aza ku isi yasanze umuhango wizihizwa wa Pasika, ndetse n'igihe bamugambaniraga agiye gutanga, agiye kwitura igitambo. Muri iyo myiteguro biteguraga Pasika. Mu bitangaza by'Imana, Pasika ya Nyagasani ihura na Pasika ya yindi yakuwe Abayisiraheli mu Misiri. Birahurira. Ibibaye Pasika ya Nyagasani iguwe neza muri ya Pasika yakuye ubwoko bw'Imana ku ngwe. Kristo Yesu akuzwe. Niho muri Luka umutwe wa 22 umurongo wa 15 ijambo ry'Imana ritubwira ngo nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Yesu Kristo yarabizi ko agiye kubabara. Intumwa zipimanya imigati, abantu bari gutegura Pasika yayindi bamenyereye, ariko Yesu bari gutegura iki? Pasika Nyagasani yo kutugira gute? Yo kudukura ku ngoyi y'icyaha bwa kabiri. Nuko iya mbere yakuye Abayisiraheli ku ngoyi y'Abanyamisiri ya Farawo. Kristo Yesu akuzwe. Ubwo byabaye ngombwa ko haza kuba Pasika Nyagasani yayindi ya kabiri. Yesu kuki yaje? Kuki yaje? Ya mbere ntiyari yaje. Ibitambo byaratangwa. Hari abantu bajyanaga mu masa amaraso y'imasa n'ay'ibugura bakabitanga, kandi Imana yari yabategetse. Ariko byabaye ngombwa ko habaho iki? Pasika ya Nyagasani. Kuko abantu banza kwisubiraho. Kristo Yesu akuzwe. Abantu banza kwisubiraho barakomeza baragomera Imana. Mwibuke ibyabaye Sodoma na Gomora. Mwibuke ku bwoko bw'Imana nubwo bageze i Kanani, ntabwo Kanani habaye mu ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Kanani si mu ijuru. Bageze bagomera Imana, basengera ikigomana, bimika imana z'abanyamahanga. Noneho Imana ibatereza abanyamahanga bakajya batwara bunyago. Kubera impuhwe z'Imana, kubera urukundo yatugiriye, aravuga ati ntabwo ari. Inama ya guverinoma yo mu ijuru yaterana. Kristo Yesu akuzwe. Wigira ite? Inama ya guverinoma yo mu ijuru yaterana. Bafata umwanzuro. Niba utumye n'uyu munsi turahaka, niba utumye tugihumeka twikora hano. Kristo Yesu akuzwe. Ariko rero inama ya guverinoma igaterana kujya gucungura abayicumuyeho, itaje kubacira urubanza. Nibwo Yesu yavuze ati turajya mu Baheburayi umutwe wa 10 umurongo wa 5 turagera ku wa 9 ngo
ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Uwo ni Yesu. Dore ndaje mu no gushaka kwawe. Ku murongo wa 9. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura ashinga ubwa kabiri. Yesu yazaguzwe amahoro bwa bwa mbere bwo gutura imasa inuma z'intungura n'ibiki aza kwitura ubwe ari igitambo cyiza. Yesu yazaguzwe kuko ibya mbere nta muntu byari bifite, bari barabimenyereye. Ntukamenyere Imana, bamenyere igitambo, ibyaha birakomeza. Nuko nyine Imana idukunda igatanga umwana wayo nawe ntacyo byari kuba. Bari kuvuga ngo batanze inka bakazasanga bararibuze. Kristo yazaguzwe. Ubwo igitambo kiraba, iyo turebye muri Matayo umutwe wa 27:31 ngo bamaze kumukwena bamututse, bamuciye mu maso, bamukorose, bamugiye cyangwa bamwambura, bamwambika imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba. Nawe ku rubyumva, umwana wawe w'inzirakarengane nta cyaha, bamukuye, bamuciye mu maso, bamuciye induru, ariko mwumvise ko yamaze kare. Waramutwaye baramurarana, byongera igihe saa 7:30, ubwo bageze mu manza z'akarengane kugeza mu masaa 6 aho wamwibwara kugeza saa 9. Ibaza umwana wawe ameze ati. Kristo yazaguzwe. Murayikura mukabyumva. Iyo minsi Yesu yamaze. Ariko byari ku mugambi w'Imana. Iyo tugeze muri Mariko umutwe wa 16:5 kugeza kwa 6, arabwira ati, nirwumvise bagiye kureba aho Yesu bari bamuhambye, ngo mwigira ubwoba, murashaka Yesu w'i Nazareti, uwo wambwe ku musaraba yazutse nta kintu, yatsinze yadutsinze. Kristo yazaguzwe. Ntabwo tuze mu mukoma amashyi ngo yadune mu mitima yawe. Yesu yazutse yatsinda. Nguko uko Pasika ya Nyagasani yaje kubaho, ikurikiye Pasika ya mbere y'abasokuruza uko yari yaragiye mu kintu mu Misiri. None se bakristo bavandimwe, Pasika ya mbere y'abantu ibyanjye n'Imana, aho Pasika ya kabiri Yesu aritaha. Ese hazaho Pasika ya gatatu ko dukomeje kugomera Imana, cyangwa ntituyigomera tugenza uko ari shaka? None hazaza ya gatatu. Pasika ya gatatu izaba yitwa ngo iki? Yesu yaje ataje gucira abantu urubanza, yaje ari umucunguzi, yaje ari umucunguzi. Ariko nagaruka bizaba bimeze gute? Kristo yazaguzwe. Kristo yazaguzwe. Ese uko umwuka w'ibitotsi wapfuye kuko muzi aho wagejeje abana b'Imana. Nagiye kure tw'imyaka 100. Tutagira n'umunota n'umwe. Yaje ari umucunguzi. Turabona muri Yohana umutwe wa 12:47. Ariko azagaruka ari iki? Yesu azagaruka mu mucamanza, azaza ari se. Yaje akwiriwe ababarira, atubura imigati, ariko azaza none ari umucamanza. Kristo yazaguzwe. Ibyo turabona mu Baheburayo umutwe wa 10:26 kugeza ku 27. Azagaruka ari umucamanza. Arajya mu rukiko ngo arebe ukuntu umucamanza aba ameze, uko aba yambaye n'akakanyuro ke akubita gutya. Kristo yazaguzwe. Umucamanza akubita akanyuro ku meza, abantu bose bakamera gutya. Iyo yigiye ukomeye wese barabamuhagurukira urukiko. Yesu aza bwa mbere ntibari
ariko nagaruka niko bizabimeze. Kristo yazavuze azaba afite akanyundo, c'est pas gratuit, azaba afite akanyundo akubita. Kristo yazavuze. Ndagira ngo umuvandimwe dusomere mu Byahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ibyahishuwe umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Va maso kandi ukomeze abasigaye benda gupfa, kuko nasanze ibikorwa byawe bitaboneye imbere y'Imana yawe. Ibuka rero ibyo wahawe n'ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho. Naho niba utabaye maso, ngiye kuza nk'umujura, kandi ntuzamenye igihe bizazira ngutunguye. Ijambo ry'Imana. Mwumvise umuvandimwe, mwumvise ukuntu Yesu Kristo azaza. Ngibyo wahawe, ibyo wumvise ubikomereho, bitabyo nzagaruka nk'umujura, kakanyundo kazavuga. Ngo ubikomereho. Ni iki tugomba gukomeraho? Bakizi bavandimwe, ni iki tugomba gukomeraho? Ni iki mama? Twamenye bahawe. Nakoze cyane. Undi tugomba gukomeraho. Inyigisho twahawe. Niturebe ibyo twahawe tukiremwa, twahawe iki? Nibyo Imana itubwira ngo dukomeze tutabikora. Iyo tugiye mu ntangiriro, ijambo ry'Imana yatubwira ngo turebe umuntu mu ishusho yacu. Iki cyo tugomba gukomeraho. Yaturemye mu ishusho ryayo Imana. Ese nitwihindanya yashusho tukayita ngiki cy'Imana niza izareba niba